Alright. ushobora kuba nta mafaranga ufite ariko ukaba ufite uwo mupango. Rero byose rero bisaba kugira umupango muzima, inzira nyazo zo gukoresha amafaranga. Niyo ngo ushobora kuba nta mafaranga ufite ariko ukaba ufite uburyo runaka wakoreshamo amafaranga, hanyuma amafaranga ukayabyaza ayandi. Ikindi kintu abantu benshi bakunze kwibazaho cyane cyangwa se bakunze kwibeshyaho cyane ni ikimenyane. Abantu benshi bitekereza ko kwa kundi kera bajyaga gusaba akazi ahantu bakaguha akazi kubera ko bakuzi, wenda ugasanga nta diplome ufite, ariko kubera ko nyine ari ikene wabo, ni mwishywa wanjye, ni mubyara wanjye, ni wo kwa mama wacu, ibintu nk'ibyo, ugasanga abantu benshi cyane umuntu agufasha gukiza muri company mu by'ukuri utazi akazi, ahubwo gusa ari uko nyine muziranye ari ikimenyane. Rero abahanga bagaragaza ko ibintu nabyo bitakigezweho. Ntabwo ikimenyane kikigezweho kuri uyu munsi wa none. Muri iyi minsi ya none, muri isi ya none, buri wese yamenye agaciro ka business. Ntabwo yafata umuntu ntibigikunze kubaho ko umuntu afata umuntu utazi akazi ngo amushyire mu kazi, ntibigikunze kubaho. Yavuga ati ahubwo weho ndajya nkwemba wicaye, ariko aho kugira ngo uzaze unyice akazi. Avuga ati nta kibazo, wicare hariya mu rugo, nzajya nkwishyura ku kwezi kugira ngo uzaze uzambye ibintu, kugira ngo uzaze wice business, icara hariya nzajya nkuhemba wicaye. Rero iyo ni ikindi kintu runaka kitakigezweho muri isi yo kuremya cyangwa se muri isi y'iterambere muri rusange. Mbibutsa ko turi kureba ibintu bitanu bitakigezweho cyangwa se utagikwiye kugira urwitwazo muri isi y'iterambere cyangwa se mu buzima bwo kuremya bwa buri munsi. Twagiye twumva abantu benshi cyane bagiye bamenyekana bahereye ku busa, nta kivurira, nta mwene wabo afite, nta musaza bafite, nta mubyeyi wabikoze, nta muntu n'umwe afite, ariko agahera ku busa akaba umutsinzi wa danje. Twagiye tumva benshi cyane. So rero abo ngabo ni ingero z'uko udakwiye kugira urwitwazo ikimenyane ngo nta mwene wacu ufite wagezeyo ngo ugende hatunga imodoka gute kandi mu muryango wacu ntawigeze uyitunga.
ibintu nk'ibyo, cyangwa se ukavuga ngo nta gisunika, muri aha tubyita ngo ni igisunika, ngo nta gisunika mfite, ngo nta kivurira, nta mvugira. Simvuze ko bitabaho, bibaho pe, ariko muri iyi si ntabwo ukwiye kugira urwitwazo, ntabwo ukwiye gufata ikimenyane ngo bigire urwitwazo rw'uko ngo udatera imbere cyangwa se ngo utagira icyo ugeraho. Oya, ntabwo ukwiye kugira urwitwazo, ukwiye kugira ikimenyane ngo urwitwazo ngo kuko impamvu udatera imbere nuko nta muntu ufite umvugira, nta muntu ufite unsunika. Oya, abanga bagaragaza ko ibyo ngibyo ari imyumvire ishaje, ntabwo bikigezweho pe, habe na gato. Ikindi kintu dukwiye kurebaho, indi ngingo ya gatatu ni degree y'ibipapuro. Benshi babyita ibipapuro. Abantu benshi ntabwo, abantu benshi bakwiye kumenya ko kuba ufite igipapuro gusa ntabwo bikigezweho ngo ube umutsinzi. Oya, ntabwo kuba ufite igipapuro bihagije kugira ngo witwe umutsinzi, ahubwo igikenewe ni ukumenya ngo ese ufite iki, uzi iki muri make. Nyereka ubumenyi bwawe ufite, igaragaza icyo ufite, hanyuma ibipapuro biraza nyuma. Ahenshi nibyo bigezweho muri iyi minsi ya none. Ngira ngo kuri ubu ngubu n'ahantu hose ushobora no kuhabona amashort courses. Ubu ushobora kuba uri mu rugo iwawe ukiga umwuga amezi 3 ukabona degree, ukajya mu kazi ugatangira gukora amafaranga. So rero ntabwo igipapuro, ntabwo degree, ntabwo bere igipapuro kuri ubu ariyo kigezweho kugira ngo umuntu abe umutsinzi. Oya, ahubwo uzi iki. Aba boss benshi muri iyi minsi basigaye basaba umuntu kugira ngo abaprovingire byazi gukora, ntabwo basigaye basaba igipapuro, kuko kera byararebwaga koko cyane, n'ubu birarebwa pe, ariko ntabwo bikigezweho. Turi kureba ibintu bitakigezweho muri runo rugamba rwo kuremya umuntu adakwiye kugira urwitwazo ngo atabifite, so ngo ubwo ntafite ingiki, ntafite iki, nibyo turi kurebaho uyu munsi wa none. Ubwo ntafite iki, ntafite n'iki, ngo ni impamvu nyine. Oya, rero kuba udafite igipapuro ntabwo ari impamvu zo kuba ukennye. Oya, kuko amasomo ari henshi arandaga hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Muri iyi si ya tekinoloji, amasomo yagutunga, umwuga wagutunga arandaga hirya no hino. Ushobora kuri mu rugo iwawe ukiga umwuga amezi 3, uwo mwuga ukagraduate, ukabona degree, ugatangira gukora amafaranga bibereye mu rugo iwawe. So ubwo rero kuri ubu ngubu uyu munsi wa none ikintu gikenewe ni ikintu nzi ni igiki, nzi gukora iki, mfite iki, mfitiye package najyana ku isoko nkakora nkabona amafaranga. Nawe uvuga ngo ufite degree runaka, wikwirara ngo uvuge ngo ufite degree. Oya, ahubwo isuzuma uvuge umenye uti ese nzi gukora iki, ko mfite igipapuro ariko mu by'ukuri niki nzi gukora. Rero kuri uyu munsi wa none ntuzirare ngo uvuge ngo ubwo mfite igipapuro ngo nta umutsinzi. Oya, mu by'ukuri muri isi ya none, muri isi ya tekinoloji, aho ikoranabuhanga riteye imbere, aho isi igeze, ntabwo igipapuro kigihagije kugira ngo ube umutsinzi. Nawe utagifite, ntabwo kuba utagifite, kuba udafite igipapuro bikubuza amahirwe yo kuba umutsinzi. Oya, ntabwo ukwiye kugira urwitwazo ngo ubwo runaka afite degree ngo niwe ufite amahirwe, ngo ubwo njye ntayifite ngo nta mahirwe mfite. Oya, kuri munsi wa none ukwiye kumenya ko kuba nta degree ufite ntabwo ariyo mpamvu ituma udatera imbere. Ikindi kintu tugiye kurebaho cyiza cyane, indi ngingo ya 4, kugira ubwenge bwinshi. Kugira ubwenge bwinshi cyangwa se kuba ngo inararibonye, kuba umu expert cyane mu bintu runaka, ngo ufite ibitekerezo byinshi cyane. Oya, abahanga bagaragaza ko ibi nabyo ni bimwe mu bintu bitakigezweho. Kuba wa muntu usesengura akantu kose, niba ari business ukabanza kwiga buri kantu kose, kantu. Aya nabyo bigaragaza ko bitakigezweho, kuko bagaragaza ko umara umwanya munini uri gutekereza kuri cya kintu, ugisesengura nyine ukora analysis, aho wakabaye ufata umwanzuro ugatangira gukora runaka. Niba ari business ugasanga ufashe imyaka 5 uri gukora analysis, uri kwiga, ngo uri gukora akantu ku kandi, wanariza akantu ku kandi. Uriya muntu umara umwanya munini ari gusesengura, nyamara ntanagerageza,
ugasanga nyine ni umu expert, nyine ngo azi ubwenge bwinshi, abantu baramwizera ngo ni wa muntu uzi gusesengura akantu ku kandi. we icyo aba akora ni ukwirinda nyine risk. Ngira ngo ibi bikunze kubaho cyane cyane mu makampani y'ama insurance. Twagiye tuvuga ko kenshi mu biganiro byatandukanye byatambutse, ndetse n'abahanga babivugaho mu bitaro byinshi bitandukanye. Bavuga ko ndetse abantu bakunze gusesengura bisanga n'ubundi bashaje ndetse bagisesengura. Uvuga ngo kuri ubu ngubu kugira ubwenge bwinshi, kubuza ibintu byinshi ntabwo bikigezweho. Icyo ukeneye ni ukugira umupangu muzima, niyo twahereyeho. Icyo ukeneye ni ukuba ufite umupangu muzima, umupangu nubwo waba muto ariko ari umupangu muzima ufatika. Hanyuma ntunatindeho cyane, ntunabyibandeho cyane ngo bihe umwanya munini cyane, ahubwo ugakubita urangura muri ayo magambo. Simvuze ngo we kwanaliza business, niba ari business ugiye gutangira, niba ari akazi ugiye gukora, niba ari ibintu runaka ugiye gukora, nibyo banza ukore inyigo, nibyo ukore plan, urebe buri kantu, urebe uko bizagenda. Ariko simvuze kubitindamo cyane, kwanaliza buri kantu kose. Ndavuga ngo iyi ngingo kigambiye kuvuga ni wa muntu wanaliza buri kantu kose akakanaliza. Uyu nguyu ni wandi nyine ureba, icyo areba ni list nyine, aba ari umuhanga nyine, ngo ni umu expert cyangwa se no kugira ubwenge bwinshi cyane. Rero banga bagaragaza ko kuba ufite ubwenge bwinshi cyane, ngo uri umuntu w'inararibonye ku rwego rwo hejuru cyane, ntabwo bikigezweho kugira ngo utangire kugira ibyo uremya byagufasha gutera imbere. Muri make ntabwo ukeneye kugira ubunararibonye buhambaye cyane kugira ngo ugire ibintu utangire kuremya. Ntabwo ukeneye kugira ubwenge bwinshi cyane mu kintu runaka kugira ngo ugire ikintu utangira kuremya. Urwego uriho naho uri watangira, ahubwo ibindi ukagenda ubimenyera muri ka kazi nyine. Ukeneye gutangira naho uri gutangira n'ibyuzi, ahubwo ibindi ukagenda ubimenyera muri experience uri mu kazi muri rusange. Niba ari business ushaka gutangira, yige nibyo, wige uko izakora, ariko ibindi byinshi uzagenda bizera n'ubundi muri ka kazi. N'ubundi ibyinshi uzabimenyera muri ka kazi, uzagenda urushaho kumenya uko bikorwa. Ikindi kintu cya gatanu cyo kureberaho no kugombera umuntu runaka kugira ngo ubashe gutera imbere. Iyi ni ingingo ndetse nayo itakigezweho. Indi ngingo iri mu ngingo zavuye ku isoko, ariko twavuga indi ngingo yavuye ku isoko itakigezweho. Kuvuga ngo ntegereje runaka, umuntu runaka niwe muntu nimura nawe, niwe muntu ufata icyitegererezo, niwe role model, niwe muntu ufata icyitegererezo kugira ngo mbashe kugira icyo ngeraho. Urugero, ukabona urugero ushaka gukora business n'urugero runaka. Tuvuge ushaka gukora business y'ubuhinzi for example, ariko mu by'ukuri nta muntu ushaka gutaginga, ariko mbireke kandi kugira umuntu ntaginga nta kibazo. Ushaka gukora business y'ubuhinzi, nyamara uzi umuntu wabaye successful byadanje mu bintu by'ubuhinzi, uramuzi neza, wumva mu by'ukuri yakubera role model n'urugero, ndetse wumva wifuza kuzahura nawe kugira ngo ukunde utangire. Kumva nyine mudakoranye cyangwa se utarahura nawe ntabwo watangira, kumva ntibikunda. Mu by'ukuri njya nkubwiza ukuri ko uwo muntu uvuga ngo ni role model wawe, nibyo byashoboka ko yaba role model wawe, ni na byiza kumugira, ariko witegereza ngo uzabanze uhure cyangwa uzabanze uganire nawe. Oya, ahubwo wowe utangira. Kuri ubu ahantu ni henshi cyane wakura ubumenyi, twatangiye tubivuga nabyo. Hari ahantu henshi cyane wakura ubumenyi bugufasha mu kumenya uko ukora neza ibintu byawe, bidasabye ngo ufite role model runaka, ngo nuhura nawe runaka nibwo uzatangira. Oya, ngo ushaka gukina filime n'urugero, nibyo reka mbere ibyo ntanga urugero, ngo nahura n'uyu acteur ngo sinzakina filime. Oya, niba wumva bishoboye, niba wumva ushaka kubikora, bikore. Hari ibintu byinshi cyane, se hari uburyo bwinshi cyane wamenya gukoramo ibintu byawe neza mu gihe utarahura na wa expert cyangwa se wa muntu ufataho icyitegererezo. Ikindi njya nkubwiza ukuri ko uwo muntu ubwo wagira amahirwe yo guhura nawe,
nubwo wagirirwa ubuntu mugahura face to face, ntabwo mwambara iminota irenze 30 cyangwa 20, kuko niba ari umu expert wamaze gutera imbere, niba ari umumodo wawe, nubwo accidentally mwahura mukaganira, ntabwo ndamenyestekanya ko taguha iminota irenze 20 cyangwa 30, biragoye. So ubwo rero ukeneye no kumenya ko ntabwo ukeneye gutangira kugira icyo ukora ari uko ubonye wa muntu ufata ukitegereza runaka mu bintu runaka ushaka gukora. Oya, wewe utangira ubikore. Aho wakura amakuru ni henshi, hari social media, hari imbuga nkoranyambaga, hari internet. Muri se technology igezweho, hari ahantu henshi cyane wakura amakuru yagufasha kumenya ibyo ukora, ndetse kandi ukabikora neza cyane utagombereye umuntu runaka ngo uzabanze ure nawe. Ikindi cyanyuma ngiye nshaka gusorezaho ni igihe. Abantu benshi basuzugura umwanya bafite, kuko abantu benshi bamara umwanya munini kuri za mbuga nkoranyambaga. Mu by'ukuri twe kumenya ko buri muntu wese agira amasaha angana n'ay'abandi bose, buri wese afite amasaha angana n'ayundi. Ngira ngo ibi twagiye tubivugaho mu biganiro byagiye bitambuka. Niba ari amasaha 28, buri muntu wese ku isi anganya n'amasaha. Ahubwo umenya ngo amasaha yanjye nyakoresha gute kugira ngo mbyare umusaruro. Tubashije gukonvatinga amasaha, tuvuga urugero, niba tubare gutya, niba buri munota winjiza $1 n'urugero, tuvuge niba buri munota winjiza $1, bivuze ngo mu isaha ni $60, ko isaha igizwe n'iminota 60. Ubwo munsi ubwo mfite 60 kuri n'amasaha 28, amafaranga menshi cyane. Ubwo rero ubashije kumva uburyo gihe hari amafaranga, ubwo bivuze gutyo kugira ngo byibura bibashe kumvikana uburyo ki igihe ari igihe cy'agaciro, cyangwa se igihe ari ikintu cy'agaciro. Ushobora gutakaza amafaranga mu bintu runaka, ukakora cyane ukazagarura, birashoboka pe, ariko igihe cyatakaye cyo ntabwo cyagaruka. Ushobora gutakaza miliyoni, ushobora kuyihomba, ushobora gukora business ugahombya miliyoni, birashoboka, ariko ushobora gukora indi business cyangwa se mu gihe runaka no still no muri ya business ya miliyoni ikagaruka ndetse ikazana n'inyungu n'urugero. Ibyo birashoboka cyane, ariko igihe butaye cyo ntabwo kiba kizagaruka. So twe kumenya ko rero igihe ni imwe mu bintu by'ingenzi cyane dukwiye kwibandaho cyane, ndetse twaragiha agaciro. Mwakoze cyane rero kuntega amatwi. Twari turi kurebera hamwe ibintu bigeze kuri 6 bitakigezweho muri runo rugamba rwo kuremyaremye, cyangwa se muri urugamba rw'iterambere muri rusange. Niba ushaka gutera imbere, ibintu 6 ukwiye kwirinda, cyangwa se udakwiye kugira urwitwazo muri make ngo kuko hanatera imbere, kuba nagira gute, nuko nafite ibi n'ibi gutya na gutya na gutya. Ni benshi cyane bagiye babikora kandi bakabishobora muri ubu buzima. So rero mwakoze cyane kuntega amatwi. Imana ibamumisha nawe utaha. Ciao ciao.